Haleluya. Amen, amen. Amen. Katubanza dushima Imana. Yeah. Mwami Imana yacu, Data wa twese mwiza, se w'umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye kandi turaguhimbaje muri aka kanya, tugushimiye ko duhaye uyu mwanya mwiza wo kuganira n'abantu bawe, inshuti zacu, bavandimwe. Turakwinginze rero ngo uzubane natwe, dutangirane, dusuzanye, kandi imitima yose iri bukurikire ize kugubwa neza, yuzura amahoro utanga mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Muraho. Aho neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimbazwe. Turabasuhuje nanone. Twaye n'ikaze. Twizere ko muri amahoro aho muri hose hatandukanye, inshuti zacu, abavandimwe, abakunzi bacu. Turabasuhuje cyane 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 ngo amahoro ya Yesu Kristo atanga abane namwe. Uyu munsi naje narabasezeranije ko nzajya mbazanira abantu b'Imana tukaganira nabo bakagira ibyo badufasha cyangwa se batwungura muri uru rugendo. Uyu munsi rero nk'uko mubibona ntago ndi njyenyine. Ndi kumwe n'inshuti yanjye cyane akaba marene wanjye, akaba best friend wanjye, umubyeyi mwiza nigiraho byinshi, nsoromaho imbuto nyinshi. Ibyinshi nyine aratwibwira ku buryo burambuye. Njyewe kuri njye ni uwo nguwo, ni inshuti yanjye pe, cyane wa muntu ujya uvuga ati uyu muntu ni Imana yaramumpaye ngo azi iruhande rwanjye tugendane, amfata akaboko dusindagizanye. So reka rero muhe umwanya atwibwire amazina ye, uwo ari we. Karibu. Yesu ashimwe. Amen. Nitwa Ingabire Karine. Ndi marene we nk'uko yababwiye. Mu nzira rero muri uru rugendo Imana iba yarabiteguye ibintu byose mu gihe cyayo, ikaguhuza n'umuntu ukwiriye. Yaramuzaniye mu buzima, umutima yanjye urishima. Aza ari umuvandimwe, aza ari inshuti, aza ari byose, mbese turi kumwe tuba twuzuye. Imana iduhane umugisha. Amen. So nk'uko bivuze rero, Imana iba yarateguye ibintu byose uko bizagenda, ko njyewe nawe ukuntu twahuye ni umugambi w'Imana, ni umuteguro w'Imana, ko ntabwo twari tuziranye. Hari ukuntu nyine abakobwa bakura akajya agira umumama w'inshuti, akavuga ati uyu ni inshuti yanjye, nawe uzambera marene. Njyewe rero ntabwo mama nari mufite ngo mbe nzi ko uyu ni inshuti yanjye ngo azambera marene. Usibye ko hari harabona atekerezaga ko nshobora, kuko urugero uri umukobwa nyine utekereza kuzakora ubukwe, akavuga ni nkora ubukwe, ukaba ubipanga nyine mu mutwe ukuntu bizagenda witegura, hanyuma ukanasenga. Gusenga rero Imana hari ukuntu ibigenza, harabona atekerezaga nkavuga ati uyu muntu azambera marene uko byagenda kose, ariko umugambi w'Imana ntabwo ujya uhusha, uragenda ukagera ku cyo Imana yagambiriye gukora. So ni nk'uko rero twahuye. Mwabyumvise ko yitwa Ingabire. Nitwa Ingabire Karine, nanjye nitwa Ingabire Dorcas. Ariko ubwo mwabyibukaga. Ariko nawe batabyibuka bavuga ati Dorcas wa Clever. Nitwa Ingabire Dorcas wa Clever. Bataraka. So niwe turi kumwe nawe uyu munsi. Ni umumama afite abana. Mfite abana 5, abakobwa 4 n'umuhungu 1. Mu cyubahiro nk'ugomba Imana yaguhaye, tukugirireho umugisha, utubwire umutima wawe kuko biradufasha. ndi umufasha w'umugabo witwa
Alexis Dusabe. ndabizi neza ko abakunzi bacu bamuzi, umukozi w'Imana w'ibihe byose. Imana yasize amavuta ibihe byose. Umuntu rero uba ari aho hafi iruhande, nguyu wa mugisha wose dusoroma hahandi, bwa butumwa bwiza twumva hahandi do. Imana rero guha umugisha ko wemeye kuza kuganira n'ubwoko bw'Imana. So ntabwo turi butinde muri introduction, ntabwo turi butinde ku bana dufite cyangwa ku batware dufite, ntabwo turi butinde ku bindi, ahubwo hari icyo twaje kuganiraho. So ikintu twaje kuvugaho uyu munsi cyangwa se twaje kuganiraho ni ukwiga gusenga. Ni ukwiga gusenga. Nashatse kuvuga ngo kwigisha abantu gusenga, ko nsanga ibyo ari byo byose birashoboka ko bitakunda ko twigisha abantu gusenga, kuko natwe ubwacu dukeneye kubyiga umunsi ku wundi. Ahubwo ni ukubwirana gusenga, ibigufasha nanjye bimfasha, tugashobora kubibwirana, tukabisangira, bikaba nawe bishobora kugufasha, tukigira hamwe gusenga. Uyu mubyeyi rero impamvu namuhisemo akaba ari we nzana twigira hamwe gusenga, ni uko iyo mbuto nayo imusoromyeho. Amen. Urwo rubuto narumusoromyeho, musoromaho urubuto rwo gusenga no kubikunda, no gukunda gusenga, no nyine no kubimenya. Hari ukuntu umuntu mbaza ngo byatangiye ryari. Hari ukuntu rero nsigaye ngira utugambo twinshi nuko utabizi. Ndabona twaraje mwibira akabanga, nsigaye ngira utugambo twinshi. So nari ngiye kubabwira ahantu byatangiriye menya ko uri umuntu mwiza, umuntu ashobora kuba iruhande akiga gusenga. Nari mu gihe nyine cyo gutegura ubukwe, urumva twabaga turi kumwe, urumva andi hafi. Nagize umugisha buri udasanzwe, Imana izawuguhe nawe. Noneho rimwe twari twararanye, urambwira uti uyu munsi turara dusenga. Yo mwana afite ibitotsi hariya bya dawuni tawuni. Noneho turararana, arara nsengera. Numva ukuntu asenga, mbitega amatwi, nsanga nshobora kuba ndi umuntu utazi gusenga neza. Biranyigisha rero uko imyaka yagiye iza, ko twagiye turushaho kugenda tubana, nagiye mbikwigiraho, niga gusenga, niga kuganira n'Imana, ukabwira Imana imvamutima zawe, ukabwira Imana ishimwe ryawe mu isengesho, ukabwira Imana ishimwe ryawe riri mu ijambo ry'Imana ariko mu isengesho. Ngenda mbikwigiraho, ndagira ngo bidusangize, ubwira abantu ni gute umuntu ashobora gusenga akaganira n'Imana. Ni gute wowe ubigenza kugira ngo ubwire Imana ibintu neza ku buryo umuntu abyumva bikamufasha, bikamwubaka. Haleluya. Amen. Rero Imana ni data wa twese mwiza. Amen. Aruta ababyeyi kuba bafite n'ababigeze batakibafite. Ni data mu rwego runini rwo kuba yaranakuremye akakubumba. Buriya papa na mama iyo bahuye ntabwo ari bo babikora, ni Imana igenda igafata ukuntu ikakurema, ukazavamo wowe, tukazavamo baye ingabire mureba n'abandi bamwebwe. Ni Imana data umuremyi, noneho izi igufa aho rihurira n'irindi, izi ingingo zitugize, izi abo turi bo n'ibyo dukene, izi n'ibyuho byacu. Noneho iyo Mana data turi kuvuga yabonye bidakwiriye ko yakwihangana ngo itureke gutyo. Irangije ngo kubw'urukundo yadukunze rwinshi, haleluya, ngo iduha umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ni ukuri yaduhaye Kristo kubw'urukundo rwinshi. Uwo rero niwe waje yuzuza, ari umwuzuro, atuyobora rero mu nzira y'ibyo data wa twese ashaka. Aza ari umunyamasengesho, abasoma ijambo ry'Imana
muzi ko yirirwaga yigisha akarara asenga ku musozi, mu gitondo akazindukira mu isinagogi, kandi yari Imana. Arangije uwo nguwo niwe wanavuze ngo nige nzira ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Niwe rero cyitegererezo cyacu, niwe tugenda twigiraho. Kristo niwe twigiraho gusenga, kandi n'ibindi byose niwe utubashisha. N'igihe cyageze akagenda, yaratubwiye ngo ntadusize twenyine, adusigiye umufasha ariwe Mwuka Wera, kugira ngo tuzabashishwe, tuzabane nawe nubwo atakihari fizikali, ariko ubu nibwo ahari noneho, ku buryo umuntu uri aha turi aramwumva, abasha kumubona, n'uraho muri abasha kumubona, no kugera ku mpera z'isi umuhamagaye wese abasha kumubona. Si kimwe n'igihe yari ahari ubwo abayuda bamubonaga, abandi batabasha kumubona. Rero Imana ishimwe. Rero nagira ngo mvuge, nari mbanje kubisobanura ko inkomoko yo gusenga naho biva n'uwabiduhaye ko ari data wa twese. Rero nagira ngo tujye mu ijambo ry'Imana, mu Batesalonike ba mbere, igice cya 5 umurongo wa 17, haravuga ngo musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo bidukwiriye, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Haleluya. Urumva ko Yesu agarutsemo. Rero no kuvuga ngo dusenge ubudasiba. Ijambo Pawulo yaribwiye Abatesalonike ari kubigisha ngo muri ubu buzima bwa Gikristo twatangiye, udasenga ntiwabishobora. Ntiwabishobora kuko ahantu dutuye ni hamanukiwe n'umubi, uzi mu ijuru ko hameze, udashaka ko hari n'umwe wamucika ngo agende. Ubwo rero kugira ngo tutsinde nuko dusenga ubudasiba. Hanyuma mu gusenga kwacu tuganashima ko hari igihe usenga ubona uri no mu makuba, ariko ikintu cya mbere ubushize Dorcas yabivuzeho, aravuga ngo gushima. Nanjye nje gushimangira ngo gushima. Buriya niyo waba uri mu makuba angana gute, iyo ukibasha kuvuga ijwi rigasohoka, iryo ni ishimwe, kuko hari abandi barimo oxygene batabasha gusohora ijwi, cyangwa byanarangiye. Hanyuma hari na byinshi, hari umuririmbyi wavuze, araririmba aravuga ngo nutegwa n'amakuba akomeye, ngo ukiheba ubona ko bicitse pe, ngo ujye ubara iyo migisha. Nukwibuka neza ibintu Imana yakoze byiza yagukoreye. Iyo ubyibutse rero biba nk'ama esikariye kuzamura ku Mana, noneho ukinjira mu mashimwe, noneho bya bintu ukahita ubona ubugari bw'Imana no gukomera kwayo, noneho bya bintu byari biguteye ubwoba, wari ugusengera ufite ubwoba, hanyuma ugahita ubibona byaciye bugufi, aho Imana yawe yazamutse. Kandi rero n'ikimana ibishaka ko duhura tuyibona nk'ishobora byose, ko yitwa ishobora byose. Rero ibintu duhura nabyo byatuvuguruza, ariko ni ukwiri kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, yitwa ishobora byose. Hanyuma rero yambwiye ngo ni gute ngo twasenga. Mbese niba ugiye gusenga so wo mu ijuru, papa wanjye, mbese aruta, reka mbabwire ukuntu binakomeye. Uzi ko aruta Alexis Dusabe, aruta na ba bana 5 navuze, aruta Dorcas, aruta abavandimwe tuvukana. Ni data wa twese mwiza. Uwo rero urumva hari umukunzi wa mubana ashobora kukumenya, akamenya, akabona wenda ntiwishimye, akabona hari ibintu mwahuriyeho bitagenze neza, ariko ntagera hose. Ariko data bazi nibyo twibwira tutaranabisohora. Ubu rero uragenda ukamusasira umutima, ukamuhamagara akaza, aritaba. Haleluya. Ni umwami mwiza udukunda, aratwitaba. Iyo umuhamagaye aritaba. Kandi umva yarangaje, ntabwo bisaba ngo uvuge nk'umuntu ugiye kubonana na nyakubahwa bina, oya, uvuga uko umutima wawe uri.
wewe ikintu kimwe reka mbibira akabanga ari data wa twese rero kandi akaba ari umuremyi w'isi n'ijuru banza ufatikanye n'ibizima biri mu ijuru n'abamarayika uvuge gukomera kwe uvuge ko yitwa ari uvuge ko ashobora byose uvuge ko ari mwiza kandi abereye mwiza bamutegereza bose uvuge ko yaremye isi n'ijuru uvuge na bya bindi ajya gukorera abandi tutazi bya bintu nyine ubivuge ngo nibi ngo iyo ataba wowe ngo simba mbifite ngo ntabwo mba ndi ukundi ntibishoboka ariko kubera wowe ndiho ndi muzima unasubiza amaso inyuma urebe uvuga ati iyo ntamumenya mba ndubuhe nari kuba ameze urebe abo mwanganaga abo mwakuranye urebe uko bameze urasanga ufite amashimwe akomeye erega dupfana ubugingo buhora kandi ubwo bugingo bwe aduha butubashisha no kunesha ibyaha tukinesha ntabwo buriya ijya kutwohereza Yesu buriya uzi ko yari igira ngo idutandukanye na Adamu wa mbere wari waraneshejwe waratsinzwe rero urugendo tugendana na Yesu no mu gusenga kose icya mbere burya ni ukugira ngo tumarwemo Adamu wa mbere Adamu wa mbere ni wa wundi utubwira uburenganzira bwacu akumva nyine niba bagututse nawe watukana tikari agasuzuguro akumva niba hari icyo ubuze nawe wagira gute mbese ukumva araharanira uburenganzira bwe ubu rero yaratsinzwe kuko yatandukanye n'Imana arakingirana ariko Kristo yaraje ngo atugarurire ubwami bw'Imana muri twebwe rero ikintu atumarira arakubwira ngo uko uri kuvuga ntabwo ariko bimeze agahita amurika ahantu ati si uko bavuga si uko bakora bagira gutya ntuzi ko no makuru y'ikinyarwanda iyo rangiye bajya bavuga abashisha akantu ngo ntibavuga bavuga uzi ko na Kristo agira ngo ntibavuga ari bavuga ati ibisuku ni uko nguko hanyuma rero natwe tukemera kumuyoboka ariko udasenga wahurira he nawe ntibishoboka kandi umubwiza ukuri ukamubwira ati yewe aka kantu karananiye ariko namenye ko waje kugira ngo tubashishe byose niko Pawulo yavuze ngo shobozwa byose na Kristo umpa imbaraga ni ukuri ni nawe utubashisha rero iyo agiye agufasha ugenda ubamo umuntu w'Imana abantu bakubona utanavuze bakumva bakunze Imana kubera nyine uzana ubuzima bw'Imana ndumva ari ibyo ndumva nashaka kuvuga ngo ntimwikebagure ntiwumve ko n'abantu bose bagutaye Imana burya biyiteguye kukumva iyo ibifite amatwi yo kukumva nta bintu byo kwikebagirwa no kugenda ukuri gusa ukibuka ko ari umuremyi w'isi n'ijuru ukamuha icyubahiro cye warangiza ukavuga ati ndaje nk'umwana amen hari akantu wambwiye mu kanya nshaka ko ugarukaho wongera ukavuga urambwira uti gusenga bitarimo ishimwe biba birimo amaganya gusenga bitarimo amashimwe biba byuzuye amaganya ese umuntu wuzuye amaganya yabasha ate gusenga bifite ishimwe kandi umutima urimo amaganya ikintu kimwe dore rero babwire buriya gusenga turabijyanisha n'ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana rero niryo ritubashisha no gusenga niryo ritumurikira neza tugasenga ni ukuvuga ngo Yesu Kristo uwo twahawe nk'umwami n'umukiza wacu yaje avuga niwe wenyine wavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura mu by'ukuri uje ufite bya bibazo n'amaganya menshi y'ibintu ndetse n'isi duhura n'imibabaro na Yesu yarabivuze ariko arangiza cyo mukundira arangiza afite intsinzi aravuga ngo ariko muhumure nanesheje isi ubwo rero yayinesheje icyo dukeneye ni Kristo kugira ngo natwe tuneshe ubwo rero wowe uhita wibuka ko Kristo ahari kandi ndashaka kumushimangira mu mitima yanyu n'uwanjye muramushimangiramo Kristo niwe byose dukeneye niwe byose dukeneye niwe wenyine ufite amagambo yurutse umutima
rero uwibutse ko yavuze ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura, uhita uvuga ati ariko kuko hari umuntu watubwiye ko urushye n'uremerewe agomba kuza akamusanga, kuki namera nka wa muntu wasabye lifti agakomeza kwikorera umufuka kandi yabonye lifti ariko akomeza kwikorera? Iyo turi tuzanye amaganya turi gusenga tuba tubeze nka wa muntu wasabye lifti akomeza kwikorera. Mu by'ukuri iyo Kristo wibutse ko yabikubwiye gutyo, uraza imbere ye ukavuga ati mwami Imana data wa twese, si umwami wacu Yesu Kristo, nje imbere yawe nk'umwana ubabaye, ariko mfite ibintu byinshi bishaka kukunkingiriza, tuba abanyabukuru imbere y'Imana, ariko bimfashe kuko ari wowe wemeye kubintwaza, bimfashe mbone uko nsabana nawe. Ni ukuri ni nka kwa kundi nyine iyo bagwaye lift imodoka ufite umuzigo uhita uwutereka hasi ugahita winjira ugatuza kugeza bakugejeje aho ugiye. None nawe rero uhita uza muri Kristo ugahita uvuga ati bintwaze maze nkomeze nsabane nawe, kuko ibi bibazo dumuye nabyo ntabwo ari cyo dupfana. Kandi hari igihe ibyo twita amaganya n'amakuba, hari igihe rimwe na rimwe tuba twari dukwiye kubicamo kubera ukuntu iyi mibiri twambaye ikunda kwishyira hejuru. Rero kugira ngo twigishwe ubu Kristo tugire ishusho ya Kristo, hari igihe Imana yemera ko itunyuza mu tuntu tukamuramo kakagukamura. Rero iyo uje usa nkaho ubwira Imana uti wantaye wagize gute, uba usa nk'umwana w'ingayi mu by'ukuri, wa mwana utajya ushima, ntabwo Imana yagutaye, n'amakuba naza mu gitondo naza nijoro ntabwo izaba yagutaye, nta n'urukundo rwayo ruba rwagabanutse n'akantu gatoya. Niyo wacogoye ugateshuka, jya uza kwa so aba yiteguye kukwakira. Mbese ikintu cyose ujya uza nk'umwana uje kwa so, ubwira uti rwose ibi bintu byari bingoye ariko akira amashimwe, uri Imana yanjye. Wakoze, Imana iguha umugisha. Mu by'ukuri ni ibintu umuntu aba akeneye kwiga buri munsi, ko hari igihe umuntu aba yumva wagira ngo hari ibintu biri kumutsikamira bikamubuza kuganira na papa, bikakubuza kumva usabanye n'Imana. Ariko mu by'ukuri iyo urebye neza usanga impamvu nuko ibyo bintu wabihaye umwanya munini muri wowe, ukibwira ahari ko ububasha bw'Imana bwabaye buke kuri ibyo bibazo ufite. Ariko iyo wibuka cyane ko ibyo bintu byose bishaka nko kugutsikamira, Imana yo mu ijuru ibirusha imbaraga, Data wo mu ijuru abirusha imbaraga, uza umushima kuko uba wifitiye n'icyizere. Ntabwo uba uhangayitse ngo uvuge ngo ubuse ngo biragenda bitenguzurira ngo noneho ngo dore ngo byacitse, ngo abana baburaye, ngo bashonje, ngo babuze ikintu cyo kwambara. Urabivuga nk'uhangayitse. Guhangayika bikagaragara nk'aho udafitiye icyizere so wo mu ijuru. Ariko iyo mufitiye icyizere ntabwo uzurira, ahubwo uzumubwira uburyo ari mwiza, uburyo akwiriye gushimwa, uburyo ari hejuru ya byose, uburyo abishobora, uburyo afite imbaraga, ukabimubwira, ukamurata amashimwe, ukarata kwera kwe. Kuko erega ntago ikintu kidashoboka cyo, ntago Imana itwumva ari uko turi gusenga gusa, n'ibyo ducamo bya buri munsi Imana irabibona. Ntago iba iyobewe ko abana baburaye. Njye navuze mbaho urugero ejo bundi ndababwira nti mama yajyaga ajya gusenga, agasenga agashima Imana, akavuga kwera kw'Imana, akavuga imbaraga z'Imana, akarata iby'Imana yakoze kera. Nkicara ndi umwana ngavuga ko buriya mama ntabwo ashobora gusenga Imana ngo asabe Imana ejo byibuze tuzabone agaceri gahagije. Nkumva mu mutima wanjye ndimo ndabyibwira, ariko we wumva ibyo akora gusa ni ugusenga ashima Imana, ashima Imana, ashima Imana. Noneho uko nagiye nkura nibwo nagiye mbona ikintu aba akora icyo ari cyo. We gusaba kwe yabihinduye ishimwe.
ntabwo yabigize amaganya, nta nubwo yabigize intimba ngo ajye ihora arira ngo avuga ati Mana birancikiyeho bigenze gutya, ahubwo yabihinduye ishimwe. Niyo mpamvu navuze ngo ayo mashimwe yashimaga Imana atitaye ku bibazo afite, nibyo byatugeza abo turi bo uyu munsi. Nibo turi bo uyu munsi, tubasha kubona ibyo turya, tubasha kubona, kuko Imana nyine uraza ukayirata amashimwe ikakureba ikavuga ati umwana wanjye yanshimye, aziye neza ko nshoboye kuba namuha ibyo kurya, yambwiye ko nshobora byose, bivuze ngo biriya bintu yabuze njyewe ni njyewe ufite ubushobozi bwo kubimuha. Imana igaprovidinga. Twari turimo twiga gusenga. Muri makeya gusenga ikintu dukuye mu byo twize n'ibyo Karine yatubwiye ni ukwiga gusenga Imana, tuyirata amashimwe, tuvuga gukomera kwayo. Katubabwira akantu kamwe, iyo amaganya ari kuza n'ibibazo byagusumiriye cyane, ikintu kiba kibyihishe nyuma, reka nyine tujye tubabwira udukode muzajye mudukuramo. Ikintu kiba kibyihishe inyuma ni Satani. Satani rero ikintu ashinzwe, arabizi ko Imana ishobora byose, kandi arabizi ko igukunda, arabizi ko ibyo yibwira kuri wowe ari byiza. Ikintu ashinzwe ni ukugenda ahanagura ineza y'Imana mu mutima wawe. Iyo ari kukwereka uwo musozi w'ikibazo unyuzemo, aba ari guhanagura ineza y'Imana, hanyuma ngo agushyire muri wa mwanya mubi wo kutizera. Kandi murabizi ko ijambo ry'Imana rivuga ngo utizera ntabasha kunezeza Imana. Rero aho hantu niho bashaka kugufungira muri iyo prison. Noneho niho cya gihe ubona ukavuga ati umuntu ko ari umuntu w'Imana kuki atanezerewe, niki yakoze? Yafungiwe muri ako ga prison ko guhora abona ibibazo, yibagizwa ineza y'Imana no gukomera kwayo, noneho ashyirwa muri ayo mapingu kugira ngo asohokemo. Nta kindi, ni ukuvuga ngo Imana irankunda, Imana ishobora byose. Hari ijambo Abanyarwanda bagira, wenda ntabwo nzi Ikinyarwanda cyane ngo mbe nabasha kumenya ngo, ariko hari ijambo Abanyarwanda bagira ryitwa ngo gucinya inkoro. Iyo bavuze ngo gucinya inkono, icyo njyewe mba nisobanuriyemo ni iki? Ni uko uba ufite ibintu ukeneye ku muntu, noneho ukajya uhora umuvuga ibyiza cyangwa se umurata ibyiza. Wa muntu warasi ibyiza wacinyeho inkoro, nyine niko babivuga. Wa muntu warasi ibyiza, wavuze neza, ubimubwira ibyiza, bikamutera umutima wo kuguha icyo kintu waje umushakaho. Bivuze ngo tujye imbere y'Imana tuhacinye inkoro, tuyishimire ko ari nziza, tuyirate ibyiza, tuyivuge. Hari Abanyarwanda bo urukumva hari n'igihe bikuvuga ku muntu wenda utanabikoze, ariko Imana iba yanabikoze, iba yabikoze, iba yatugiriye ubuntu bwo guhumeka, iba yatugiriye ubuntu bwo kubaho. Hanyuma tujye imbere yayo, tuyibwire ubwiza bwayo, tuyibwire ko yera. Erega buriya hari umukozi w'Imana umwe numvise mu minsi ishize turi kumva ijambo ry'Imana, aratubwira ati ubusa naho ushaka nko kwikomeza, nko kwanga kuvuga kwera kw'Imana, ukirengagiza ko mu ijuru abamarayika ibizima bine bigirirwa bivuga ngo urera, bikayibibwira vizavi, bikavuga kwera kw'Imana. Wowe urinde utabasha kuvuga kwera kw'Imana, ugatekereza ko hari iryo shimwe ryawe. Imana, abamarayika n'ibizima bine niko kazi kabo, birirwa bavuga kwera kwayo, bakayibwira ko ari nziza. Wowe njyewe ndinde wo kutavuga kwera kwayo, ndinde. Imana ikwiriye gushimwa, ikwiriye kuvugirizwa impundu, ikwiriye gusingizwa, ikwiriye gushyirwa hejuru, ikwiriye kuvugwa ibyiza, kuko nishobora byose. Niba yabikoze, niba yabitugeneye, dukwiriye kwishima. So tuganye ku musozo w'uyu munsi, turabashimiye cyane ko mwaje kubana natwe, ko mwumvishe
uyu muhamagaro mwiza mukitaba mukaza kumva ubutumwa bwiza. Mu by'ukuri kwicara hano tukavuga ibi bintu, hari umuntu umwe cyangwa babiri babyumva bikababera impamba y'urugendo, kandi nitutagwa isari tuzasarura. Ibi bintu dukora ntabwo ari burage. Hari abantu babona YouTube bakagira ngo ahari ashobora kuba ari burage, bakagira ahari ni ahantu abantu baje gushakira ubuzima. Si burage, nubwo byaba ari ahantu abantu bari gushakira ubuzima, ni ngombwa ariko n'ubwami bw'Imana bukabona ijambo muri ibi bintu. Muri izi mbuga nkoranyambaga turifuza ko ubwami bw'Imana buhabonera ijambo. ni umuyoboro hasi Imana yashyize. Si ngombwa ko duhora tubona Satani hivuga arahizengurutsa koko, arahizengurutsa pe, ariko dukwiriye no kubona ubwami bw'Imana bwagukira kuri izi mbuga. Yego Umuntu umwe cyangwa babiri bakahakirira, ubugingo bw'abantu bukahakirira. Imana yo mu ijuru, Imana yo mu ijuru yaduhamagaye, igitugirira neza ibasange. Umwuka wayo nicyo umaze, umwuka w'Imana nuherekeza aya magambo tuvuze, yego, agere kuri uyu muntu, kuri aba bantu, bumve neza icyo Imana ishatse kubabwira. Ntitabura, bizahoraho, izagenda nubwo itabikora uyu munsi, uyu mwanya, ariko ikagenda ikuramo umuntu kuko umeza n'umwuka wera. Imana rero ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane, Imana ibahe umugisha cyane. Mwakoze cyane, ndagushimiye Karine. Imana iguhe umugisha. Uyu muntu abitsemo ibintu byinshi by'Imana, niyo mpamvu azanagaruka kenshi, azagaruka kenshi rwose pe, hamwe n'umwuka wera. Uzagaruka kenshi kubwira abantu b'Imana icyo Imana yagushyize ku mutima, kandi bizagenda bifasha mu bwami bw'Imana. So turagushimiye rero ko wemeye kuza ukanabidusangiza. Imana iguhe umugisha cyane cyane cyane, bya bindi byose. Murakoze namwe, mwakoze cyane kubana natwe. Naho ubutaha tuzagaruka n'undi munsi n'ikindi gihe, dukomeje kubana namwe, kandi namwe turabashimira ko mukomeza kubana natwe. Abantu mwumvise munyuzwe n'ibyo Imana yamunyujijemo, mwongere mumutumire, mumurarike, mumubwire muti uzagaruke. Niba hari n'ibindi mushaka mumubwire muti uzatubwire n'iki, uzatubwire n'iki. Ndabizi neza ko hamwe n'umwuka w'Imana biri muri we, Imana iri muri we, kandi ivugira muri we, azakomeza aze abitubwire nk'uko Imana izagenda ibidushoboza. Imana rero ibahe umugisha, turi kumwe naho ubutaha. Bye, merci. Bye.